Turi mu ngoro y'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda aho perezida wa Repubulika Nyakubahwa Paul Kagame agiye kwakira indahiro z'abasenateri batandatu bashya bagiye kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Ngiye muri kumwe ndi Aime Bote Mushashi. Mu basenateri batandatu bagiye kurahira harimo bane bashyizweho na perezida wa Repubulika ku 21 kwakira 2025. Abo ni Professeur Dusingizemungu Jean Pierre na Uwizeyimana Evode bongerewe manda, hakaba na Dr wa Maria Valentine na Gasana Rufredi bagiye kwinjira muri Sena nk'abasenateri bashya. Uretse abo bane bashyizweho na perezida wa Repubulika, abandi barahira ni Dr Frank Habineza wo mu ishyaka Iharanira Demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda Green Party, na Nkubana Alphonse wo mu ishyaka ry'ubwisungane bugamije iterambere PSP baherutse gutorwa n'ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo tugihagaze turirimba indirimbo y'igihugu. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mushimire Olivier, ndi umujyanama wa Perezida wa Sena, nkaba ndi bufashe mu kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese muteraniye aha, nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 80 ivuga abagize Sena, ku wa kabiri tariki ya 21 Ukwakira 2025, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yashyizeho abasenateri bane. Naho ku itariki ya 14 Ukwakira 2025, ihuriro ry'igihugu nyungurana bitekerezo ry'imitwe ya politiki ryashyizeho abasenateri babiri bemejwe n'urukiko rw'ikirenga ku itariki ya 15 Ukwakira 2025. Nk'uko biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda mu ngingo yaryo ya 66 igika cya mbere kivuga irahira ry'abagize inteko ishinga amategeko, uyu munsi hano mu ngoro y'inteko ishinga amategeko hagiye kubera umuhango wo kwakira indahiro z'abasenateri bakurikira: Professeur Dusingizemungu Jean Pierre, Bwana Gasana Alfred, Bwana Habineza Frank, Bwana Nkubana Alphonse, Dr wa Maria Valentine na Bwana Uwizeyimana Evode. Twagira ngo twibutse ko Sena igizwe n'abasenateri 26, muri bo 13 bakaba ari abagore bangana na 50% n'abagabo 13 bangana na 50%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, muri uyu mwanya mugiye kwakira indahiro z'abasenateri, barigira imbere. Barafata ibendera rya Repubulika y'u Rwanda n'ikiganza cy'ibumoso, bazamure ukuboko kw'iburyo bavuge indahiro. Jewe Dusingizemungu Jean Pierre,
Njyewe Gasana Alfred. Njyewe Dr. Habineza Frank. Njyewe Nkubana Alphonse. Njyewe Uwamariya Valentine. Njyewe Uwizeyimana Evode. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro. Ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda. Ko nzubahiriza itegeko nshinga n'andi mategeko. Ko nzaharanira uburenganzira bwa muntu n'ibyagirira abanyarwanda bose akamaro. Ko nzaharanira ubumwe bw'abanyarwanda. Ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe. Ko ntazakoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite. Nintatira indahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Murakoze. Murakoze. Muri uyu mwanya nyuma yo kurahira twagira ngo dusabe abasenateri bamaze kurahira gushyira umukono ku ndahiro. Twagira ngo kandi twibutse ko abasenateri 6 bamaze kurahira basanga abandi basenateri 20 bamaze umwaka usaga barahiriye umurimo w'ubusenateri. Twongere dushimire abasenateri bamaze kurahira, tubahe amashyi. Murakoze. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twagira ngo kandi muri uyu mwanya twagize amahirwe yo kuba hamwe namwe, tubifurize isabukuru nziza y'amavuko. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, icyiciro kijyanye no kwakira indahiro z'abasenateri kirasojwe. Nyuma yo kwakira indahiro mu cyubahiro cyanyu, mwageza ku bateraniye hano n'abakurikiye umuhango hirya no hino ijambo mwaduteganyirije kuri uyu munsi. Mwiriwe neza mwese, abenshi muri aho. Ijwi ryanjye ntabwo riza neza, ariko ntimugire ngo naraye inkera. Nahuye n'igicurane, ariko meze neza. Abayobozi b'inzego z'igihugu cyacu, abanyacyubahiro mwese muri hano, Abanyarwanda, mwiriwe neza. Mbere na mbere ndashimira abasenateri bashya bahawe izi nshingano. Jean Pierre Dusingizemungu, Evode Uwizeyimana, Valentine, Uwamariya, mbese byose ni iby'amasengesho. Alfred Gasana, Frank Habineza, Alphonse Nkubana. Inteko ishinga amategeko cyane cyane Sena ifite uruhare rukomeye runini mu miyoborere
y'igihugu cyacu. Sena ituma inzego z'igihugu zibona aho zishyira imbaraga kandi igakorana isuzuma rikenewe kugira ngo inzego zose zigume ku murongo. Rero guhuza inteko z'igihugu z'igihe kirekire ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda byari uguhuza intego, nicyo nashaka kuvuga, n'ubuzima bwa buri munsi bw'Abanyarwanda, no gukora ku buryo ibyemezo bifatwa bijyana n'ibyo Abanyarwanda bakeneye kandi bigatanga ibisubizo ku bibazo Abanyarwanda bafite. Ubundi urebye ibyo u Rwanda, ibyo Abanyarwanda bifuza ni byinshi cyane ndetse birenze n'amikoro yacu, ariko ibyo nabyo nibyo bitwibutsa ko no mu mikoro make tugomba kuyakoresha neza kugira ngo agere ku byo dushobora bishingiye kuri ibyo bike dufite. Izi nshingano rero Sena ibifite ntizishobora kwirengagizwa, ahubwo zikwiye gukoreshwa neza kugira ngo ibike dufite bigere ku Banyarwanda benshi uko bishoboka, ndetse tukabikora ku buryo atari nk'ibintu bisanzwe. Abafite byinshi byo gusesagura kenshi bakora ibintu uko bishakiye kuko nta kibagoye kiba gihari, ariko kuri twe ibitugoye ni byinshi, niyo mpamvu rero tugomba kubyifatamo neza. Birashaka ko abasenateri muri ubu buryo bagomba gutanga umurongo ugaragara w'ibyihutirwa, mukanagenzura ishyirwa mu bikorwa ry'ibyo ngibyo, kandi mugaharanira ko bikorwa mu gihe kiba gikwiriye. Rero politike yacu kenshi ibigaragara neza mu nyandiko, mu mpapuro. Ikintu cy'ibanze cyangombwa ni uko ibyo byiza byanditswe bishyirwa mu bikorwa, ntibihere mu mpapuro gusa, ntibihere mu nyandiko. Ndetse iteka abantu bagahora bibaza impamvu ibikorwa byihutirwaga kandi byari bifite amikoro, nubwo dufite amikoro adahagije, impamvu biba bitashyizwe mu bikorwa uko bikwiriye. Ndetse kuri twebwe kubera ubwo bushake dufite no kwihutira gukora ibintu bizima,
abatujuje inshingano zabo bakwiye kubibazwa, ibisubizo bigatanga kugira ngo ubutaha amakosa aba yakozwe atasubiramo. Ndizera rero ko byumvikana ibyo byose neza, ukamenya igihugu cyacu aho kiva n'aho kijya, ibyo kinyuramo byinshi biba bigoye, ndetse ibibazo hari ibiduturukamo, hari ibituruka hanze. U Rwanda niyo umuturanyi yakoze amakosa, yateye ibibazo, inkoni zikubitwa u Rwanda, nitwe tugomba kubisubiza. Ibyo nabyo mukwiye kubimenya, mukabishyira ndetse mu mikorere, byerekana ko atari ya mikorere isanzwe ya buri munsi y'abantu bose uko bakora badahuye n'ibyo bibazo. Twebwe dufite icyo kibazo, dufite icyo kibazo cy'ubwoko bubiri, cy'uko tubazwa ibyacu tukabazwa n'iby'abandi. Niko biteye, aho kugira ngo rero abantu bari bakwicara baganye batabaze, abantu bishakamo imbaraga zo guhangana n'ibyo ngibyo. Injustice ku Rwanda iri mu mateka, ni amateka, ntabwo ari ikintu gishya, bisanzwe mu mateka tugenda duhura nabyo. Ntabwo ari twe tubitera, ariko nitwe tugomba guhangana nabyo, nitwe dukwiye kurwana nabyo, ntibitubuze inzira. Ndabizi bimvuga n'aba partners bacu bicaye hano twatumiye, barabizi, barumva ibyo mvuga, ndizera ko babasemurira. Ariko ibyo byose icyo nasezeranye, icyo dukwiriye gusezeranya, ni uko ibyo bidashobora kutuvana mu nzira yo kwiyubaka, yo kwigenera, yo kujya aho dushaka no kugera aho dushaka dukwiriye kuba turi. Ibyo bishaka ubushishozi, bishaka imbaraga nyinshi, ubundi imbaraga nyinshi tudafite, ariko hari imbaraga z'umutima, z'ubushake. Izo ntizizagira ubwo ari umuntu ubyiteranya ngo yibwire ko zidahari. Izo tugomba kuzikoresha uko bikwiye. Rwose ubu ndabivuga, erega nta muntu dusaba kuduha uburenganzira bwo kubaho, ntawe dushobora gusaba uburenganzira bwo kubaho uko dukwiriye kuba turiho. Ibyo nibyo umunyarwanda utabyumva, tuvuye mu mateka tuvuyemo, uburwayi ufite ikibazo rwose. Guhangana biruta gusabiriza. Iyo muhangana, niba umuntu mu maso umubwira icyo mugomba kumubwira. Nutabikora se uravanamo iki ubundi?
uvanamo iki? Abo bantu bakora ibyo ni ibiremwa nkamwe, nta kiremwa kibereyeho kurema abandi bantu cyangwa kubabaza uko babayeho. Iyo niyo politiki yacu y'u Rwanda. Abatayumva ibyo bibazo byanyu nabyo tuzahangana nabyo. Abasenateri rero sinirwa mvuga byinshi, murabyumva, muzi aho tuvuye, muzi aho turi, muzi aho tugana, inshingano yanyu murayumva, ndetse harimo inshingano yo kwibutsa buri wese, twese, icyo dushinzwe no kugisobanura igihe kitagaragaye ko kiri mu buryo. Mukwiye kubikoresha rero uko bimeze, mukwiye kubikoresha mutyo, nibwo muzaba mugiriye akamaro igihugu cyacu. Ndagira ngo nongere mbifurize amahirwe rero abamaze kurahira bagiye muri Senate, mukore neza imirimo ijyanye, muzakore neza imirimo ijyanye n'inshingano mumaze kurahira. Mugire umunsi mwiza. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika ku mpanuro muduhaye. Gahunda y'uyu munsi irasozwa n'ifoto y'urwibutso, protocol irabidufashamo. Murakoze. Perezida wa Repubulika nyakubahwa Paul Kagame rero akaba amaze kwakira indahiro z'abasenateri batandatu bashya bagiye kwinjira muri Sena y'u Rwanda. Mu butumwa bwe umukuru w'igihugu yabanje gushimira abasenateri bashya bahawe izi nshingano, babwira yuko bakwiye kubahiriza inshingano zabo neza, bazirikana aho igihugu cyavuye, aho kigeze ndetse n'aho kigana, kandi ko imyanzuro yose bazajya bafata bakwiye kwihuza n'intego z'igihugu ndetse bakabihuza n'ibyo abaturage bifuza. Reka tubwire ko rero ingingo ya 80 y'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda iteganya ko mu basenateri 26 bagize Sena y'u Rwanda harimo 8 bashyirwaho na nyakubahwa Perezida wa Repubulika n'abandi 4 batorwa n'ihuriro ry'igihugu nyunguranabitekerezo ry'imitwe ya politiki NFPO. Abasenateri 4 mu 8 bashyirwaho na Perezida wa Repubulika bakaba barashyizweho umwaka ushize 2024, aribo Dr Karinda François Xavier ari nawe Perezida wa Sena, Bibiane Gahamanyi, Dr Yusta Kayitesi na Sorina Nyirahabimana. Reka tubabwire kandi ko abandi 4 bari barashyizweho muri 2020 bakaba basoje manda yabo, aribo Senateri Evode Uwizeyimana, Senateri Kanziza Epiphanie, Senateri Dusingizemungu Jean Pierre na Twahirwa André. Reka tubabwire kandi ko aba basenateri barahiye uyu munsi harimo n'abandi 2 bashyirwaho na NFPO. Reka rero ikindi twabwira nuko umuntu atarenze ingoyi nuko ku munsi nk'uyu nyuma y'irahira ry'abasenateri nuko ubu Sena y'u Rwanda irimo abagabo 13 n'abagore 13, no kuvuga 50% by'abagore na 50% by'abagabo. Reka rero tubifurize kugira ibihe byiza, mukomeze munogerwa na gahunda RBA yabateguriye.